mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Jamais Muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku bwami bwagiye buyobora isi kuva kuri Ashuri kugeza uyu munsi, duciye ku kimenyetso cy'inyamaswa kizavanwaho n'ubwami bw'umukiza wacu n'umucunguzi Kristo Yeshua Hamashiach. Tuzi neza ko ubwami bwa mbere bwabanje kubaho ari ubwami bwa Ashuri. Muri Ashuri batangiye gutegeka mu cya 365, ariko byanyabyo muri 911 kugeza muri 609 mbere y'ivuka rya Kristo. Bayoboye imyaka 302. Ariko igitangaje ha ni 911, 911 wakwibaza uti iyi mibare kuki iteye amakenga? Uyu munsi wumva 911 ngiyo muri za polisi, ngiyo muri wa munsi igihe iriya nzu yagwiriye, ngiyo 911 iyo umunsi kuki abantu bayigarura cyane bisobanuye. Aho nawe watekereza ukumva nyine icyo bisobanuye. Asiriya rero ariyo bita Ashuri, tuyibona gute? Yatangiye kuyobora isi gute? Mwibuke ko umuhanuzi Amos na Mika bahanuye ko Isiraheli yari mu maboko y'umwanzi wabo akaba yari Ashuri icyo gihe. Uko bakomezaga kugomera Imana, barakomeje bagomera Imana, Amos na Mika bakabwira ati mwahindutse mw'abantu mwe, Abashuri bazabajyana mu bunyago, bazabafata bunyago babajyane bagira abacakara. Barabihanura mu myaka 40 mbere y'uko irangira, biraba muri 722 nibwo Asiriya yatatse Israel, irayisenya, itwara abantu bunyago, ibajyana bagira abacakara. Nuko babaye. Icyo rero tuzi kuri Ashuri niki twavugaho, nuko tuhazi ko hari umujyi ukomeye witwaga Nineva hakaba hari amazu y'insomero akomeye, umujyi wari ukomeye cyane, ariko abantu barigomeka banga kumva Imana, bayitera umugongo. Noneho nibwo Imana yatumyeho Prophet Jona yanga kujyayo, ahubwo yigira Tashish ariyo Spain, ayo Espagne iki gihe. Amateka arakomeza atubwira ko bageze barakomera, ariko baza gusenywa n'Abababiloni. Abababiloni rero nibo bakurikiye. Ariko mbere y'uko Abababiloni bakurikira, icyo gihe Isiraheli yari igizwe n'ibihugu bibiri. Igihugu cya ruguru cyari gifite ubwoko 10 bwa Isiraheli, n'icyo hepfo cyari gifite ubwoko bwa Juda n'ubundi bwoko, bari ubwoko bubiri. Noneho 10 nibo Ashuri yatwaye bunyago, Abajuda bagumayo. N'abagumyeyo, umuhanuzi Isaya arababwira, nimutihana mukomeza kugomera Imana nk'uko bari abagenzi banyu bo mu majyaruguru babikoraga, nimwe muzakurikira. Byatwaye imyaka 135 gusa Abababiloni bamaze gutsinda Abashuri, nibwo bahise batwara Abayuda mu bunyago. Aha rero niho tubonera ko Babiloni itegeka muri 609 kugeza 609 mbere y'ivuka rya Kristo, imyaka 70. Wibuka ko Abayisiraheli bamazeyo n'imyaka 70, niyo bamazeyo mu bunyago hariya muri Babiloni. Babiloni rero tuyizeye gute? Tuyizeye iki? Tuzi neza ko niho Daniel umuhanuzi yaherewe ubuhanuzi bw'uko ubwami buzagenda busimburana mu isi yose. Ariko ubuhanuzi bwaturutse he? Bwaturutse kuri Nebukadineza wayoboraga Babiloni icyo gihe. Yararose, aryamye, bukeye yibagirwa ibyo yarose. Noneho ahamagaza abahanuzi, ahamagaza abarozi, ahamagaza baraguza, abatekera, abashikisha, bagira ibyo byose, bamubwira ibyo yarose. Barabiyoberwa. Aravuga ati ndabica n'icyo n'abantu bose. Ariko noneho icyo gihe Daniel nabo bagomba kwicwa. Noneho Daniel aravuga ati ntabwo dupfira aha muri ibi bihugu,
reka dusenge Imana ahubwo noneho itubwire ubuhanuzi bw'uyu mwami, noneho tumusobanurire turebe. Daniel arasenze Imana iramwumva, iramubwira, imuha izo nzozi za Nebukadineza yari ayarose. Noneho Daniel azibwira Nebukadineza, nibyo. Amwereka nyine yuko ubwami buzasimburana, amubwira ati ubwami ubona buri hejuru ubanza w'umutwe wa zahabu ni weho, noneho umuringa na bronze n'icyuma, hazakurikiraho Babylon, hazaba Babylon, hajyeho abantuza Median Persia, baveho hajya Abagereki, baveho hajyeho Abaroma, niba Abaroma hazaza ubwami buvanze bw'icyuma n'umusenyi. Noneho hazabone kuza ubwami bwa Kristo, aribwo buzasenya ubwami bw'isi bwose. Arabibabwira birangira gutyo. Noneho ariko Isaiah arongera arahanura mbere y'imyaka 150, nkuko tubisoma mu gitabo cye cya Isaiah 44 kugeza kuva chapitre 28. Yano mu cyongereza reka ndeko nayisome mu kinyarwanda. Mbwiye Cyrus ko ari weho wenyine uzantegekera, uzanyobora. Iyo ni Imana ibwira Cyrus, uzakora ibyo mubwiye ngo nkorere, kandi uzategeka Yerusalemu kongera kubakwa, n'amasoko yo mu nzu yanjye azongera atembe. Ubwo ni nabwo yavugaga ati fondation nayo y'inzu y'Imana nayo izongera yubakwe, noneho inzu y'Imana yongera yubakwe. Aha rero Isaiah yabihanuye imyaka 150 mbere yuko Cyrus avuka. Bivuze biki? Nuvuga ngo ibi uko ubwami bwagiye busimburana nibyo bitwereka nta gushidikanya na gato ko Bibiliya ari ijambo ry'Imana kandi ry'ukuri. Ni ukuri. Nuvuga ngo niba twabonye ko Amos yahanuye ko ubwoko 10 bw'Abayisiraheli buzagera mu munyago n'Abashuri, bikaba tukabona Babyloni uko byagenze niba tihana ko bazajya mu munyago ari bazakurikiraho, bikaba na Isaiah bihanuye. Isaiah kongera agahanura Cyrus imbere y'imyaka 150 kwavuka, bikaba nuvuga ukuri. Abagereki nabo bagahanurwa ibyo bakoze. Bo hano rero twararenga abantuza aba Persian. Icyo tubazo niki, tuzi ko nibo bakurikiyeho basenya Babylon, noneho nabo bafata munyago Abisiraheli. Ariko aho batangiye nuko umwamikazi w'Ipersia yari Esther. Esther yararongowe na Xerxes, ari we wari umwami w'icyo gihe wa Persia. Noneho tukamenyamo n'amateka ya Mordecai, wibuke Mordecai na Haman. Haman ashaka kumubamba, ariko umutego mutindushuka na nyirawo, byarangiye Haman ari we bamanitse. Twongera kumenya ko Haman icyo gihe nibwo yashatse kwica ubwoko bw'Imana bwose ngo burimbure, ariko biranga. Akaba ari we muntu wa mbere mu mateka y'isi watekereje gukora genocide. Haman icyo gihe yari minisitiri w'intebe wa Persia, yari akurikiye Xerxes the Great, wari umugabo wa Esther. Nuko rero Cyrus uko byari byarahanuwe, aza nyuma ategeka ko Abisiraheli basubira iwabo bakubaka urusengero rw'Imana. Nanone byarabaye. Ni ukuvuga ngo Cyrus yahanuwe imyaka 150 mbere yuko avuka, kandi akaba uzatuma Abisiraheli basubira iwabo bakubaka inzu y'Imana. Biraba nabyo biraba. Ni ukuvuga ngo byose ni ukuri. Noneho bamaze gusubirayo, uwabahagarikiye kugira ngo arebe bubake inzu y'Imana none yari Nehemiah. Birasoza nabyo ibya Syria byarasoje, byaruhanuzi. I Babyloni birasoza, byaruhanuzi.
muri Perishia birasoza nabyo by'abahanuzi haza abagereki rero impamvu ngewe ntabumva cyane nabemera nubwo abantu benshi babemera cyane icyo bakoze ni bakoze ibintu bibiri gusa barasenye basenya ubwoko bw'Imana bica n'ubwoko bw'Imana barangije biba ibihangano n'ibintu byose yaba ibyigwa amasomo yaba ibintu abantu bakoresha mu buryo bunyuranye yaba mu buzima busanzwe byose barabyiba bavuga ko ari ibyabo ari babihimbye nicyo kintu bakoze bamaze imyaka 185 aricyo bakora gusa akaba ariyo si y'ubu nabyo igenderaho ibyo bintu byose bagiye bita ibyabo yaba barabyibye mu Misiri yaba barabyibye aho mu bihugu byose aho bagiye banyura naho bagiye bayoboza inkota muri iyo myaka 185 nibyo bibye niyo mpamvu njye ntabavugaho cyane kandi n'ikimenyimenyi ibitabo byabo ibyo bakoze babivanye muri Bibiliya buryo isomye ukayireba neza ukava mu isezerano rya kera ukinjira mu isezerano rya vuba nta kuntu wahita uva hano ni ukuvuga ngo muri Bibiliya dufite ushatse uzasome neza uzayishake uyirebe neza noneho usome uvuga uti okay nihaye gusoma Bibiliya reka ndebe uko Bibiliya irangira ivuye mu isezerano rya kera noneho ikagera mu isezerano rishya reka nkwereke ukuntu bigenda urasoma isezerano rya kera rigarukira ku Bapesiya noneho wakwinjira mu isezerano rishya ugahita utangira gusoma Abaroma iki gice iyi myaka 185 y'abagereki iyi myaka 185 nuvuga ngo muri Bibiliya bayivanyemo iyi Bibiliya uyisomye ibintu abagereki bakoze tuzi ko aha ibindi byose abantu bakoze biri muri Bibiliya ariko igeze ku byo abagereki bakoze ntabyo gusa muri Bibiliya akaba ari na mpamvu nayo ntabategeye cyane babivanyemo byose ibi ni ibintu tugomba kwiga tukabimenya tukavuga tuti okay abagereki byagenze gute nuvuga ngo iyi si ibyiyoboza nibyo bishingiye ku byo abagereki bakoze noneho yaraje noneho kubera kugira ngo Satani yabye abantu burari akubita hasi abagereki bya 2008 byabaye ngengita ukubiri ni igihano cy'Imana iri kubagirira mu kebo bagereyemo ubwoko bw'Imana cyangwa se ni ibihugu bindi bifite ingufu biri gusenya abagereki kugira ngo ubugereki bwibagirane mu mateka hatazajya n'uwongera kumva ko bwegeze gukomera noneho urumva ko ishaka gusenya umuntu kugira ngo ugire ingufu hari igihe abantu uvuga ati okay reka musenye uyu noneho muririreho ngire ingufu niko ibihugu bindi by'amahanga ngiye mbibona byakoze kugira ngo bisenye bikubite hasi abagereki noneho bizamukane ingufu urabyumva ni byinshi cyane wenda umuntu yabyinjiramo ariko byose biganisha ku byo muri kubona uyu munsi biba okay noneho abagereki bavuyeho haza Abaroma rero baje ari kirinzi ko nibo bayoboje inkota cyangwa inkoni y'icyuma bayoboje inkoni y'icyuma imyaka benshi tuvuga sosi nyinshi zivuga imyaka 1000 ariko iri official 322 urumva niho harimo abo bapapa niho harimo abo bakayizari basize bagiye bayobora urumva bari bafite ingufu cyatumye rero bayobora isi bakayigarura cyane bari bagize mu mpande zose bafashe politiki bafata mu madini bafata buri kantu kose baradanangira kabisa niyo mpamvu bona batinze imyaka igera ku 1300 rero byinshi twabibukiraho ni ikintu byinshi cyane ntabwo mwabyo ngo birangize ngiye mbibukira ku bintu bibiri nibo bari inyuma y'urupfu rwa Kristo nubwo babeshya ngo ubwoko bwa Kristo bwe niwe bwamwishe nuvuga ngo ni kwa kundi uhisha inyuma y'ikintu ugasunika umuntu ngo agukorere ikintu ariko igitekerezo ari wewe wakizanye urabona nuvuga ngo barafite abafarizayo n'abandi bose bigiraga abanyabwenge babo cyane cyane abafarizayo n'abasadusizi noneho babanisha Kristo kubera ko Kristo yarabangamiye Abaroma ntabwo yarabangamiye cyane buri bwoko bwe cyane kubera ko Abaroma bumvaga ko ari bagomba kuba umwami w'isi uganje mbese nta muntu ushobora kubavugira ngo Kristo yaraje aje yigisha ijambo rye yameze neza rero tugomba kumwikiza ni gute rero bamuteza bene wabo bo babyihisha inyuma bashumuriza niho kundi ufata nk'akantu gashumuriza umuntu ariko ari wagasunitse uwo muntu rero cyangwa ku kantu ujugunye umuntu ntabwo ariko kijyanye cyangwa wa undi wabishyize mu bikorwa bibarwa kuvuga uwo bitekereje nuvuga rero ngewe ntashidikanyije ntaciye inyuma ibintu kubica inyuma cyangwa ngire gute
nzi neza ko abaroma nibo bagize uruhare cyangwa bamenye amaraso y'umwami wacu n'umukiza, kandi nabyo bizigaragaza kuko Imana uko iri guhana abagereki, urebe ukuntu ihana abasipanyoli, urebe ukuntu ihana abari aba Portugal, urebe ukuntu ihana ibihugu byose byagiye bikora amaraso y'ubwoko bwayo bataye. Nivuga ngo kurya no kwishyura biri kwishyura, uzaba ureba. Kandi niba warakukiye amavuta yose nagiye mvuga, nibwo tuzamenya ubwoko bwa nyabwo bw'Imana ni bande. Ibyo bizaba tuzabimenya twese. Abaroma rero, ikindi kintu tubareberaho ni byinshi cyane. Niyo nyamaswa ya mbere ivuga mu gitabo cy'Ibyahishuwe. Tigute mu mwaka wa 529 hari umwami w'abami. Icyo gihe yafashe umupapa amugira ate, amuha titre ivuga ngo ni umuntu uhuza isi n'ijuru. Biriya bintu papa yigira yita ngo ni uhuza isi n'ijuru, ngo ni uhagarara Imana mu isi ngagahuza isi n'ijuru, ni titre bahawe muri 529. None hariko wibika mu gitabo cya Daniel bivuga ngo inyamaswa ya mbere izabaho iminsi 160. Uzi ko umunsi umwe ungana n'umwaka uko Imana ibivuga ni imyaka 160. Nuvuga kuva muri uwo mwaka 500 na ukongeraho iyo myaka 160 bigwa neza kuri revolution y'Abafaransa yo mu 1789. Icyabaye ni iki? Abantu benshi turirimba ngo revolution y'Abafaransa, ariko se icyo ivuze murakizi? Byagenze gute? Napoleon yatumye umujenerali we agenda afata umupapa wari icyo gihe Pius, ngira ngo wa gatanu. Noneho bamutwara mu bunyago, hamaze icyumweru baramwica. Ni ukuvuga ngo ya nyamaswa ivugwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe urwaye rwararangiye, ariko irongera ibaho. Ni ukuvuga ngo abantu barishimye icyo gihe muri iyo myaka ya Napoleon mu 1789 barishimye bavuga ati ubwami bwa papa, ubuyobozi bwa papa buvuyo burarangiye. Ariko nyuma bwaragarutse. Bivuze ko urusengero rw'Abagatolika rw'i Roma, papa inyamaswa ya mbere azakorana n'inyamaswa ya kabiri ayizaba Antichrist, bazakorana ni babiri. Umupapa uzaba uriho Antichrist, bazaba ari ntusige, bazahana ingufu, umwe azajya avugira undi n'undi avugira undi, niko bazashyira hamwe bayobore isi, bayoboze inkota n'inkoni y'icyuma bizongera bibe. Ariko rero cya kimenyetso cy'inyamaswa kizahabwa intebe kigaca ibintu hirya no hino. Ariko nkuko ijambo ry'Imana ritubwira, uzi ubwenge abare wa mubare wa nyamaswa ni kangahe? 6. Ariko ubibare ukoresha ubwenge, nturebe gusa ngo ni nimero uyirebe, ahubwo ufungura amaso urebe ko ishobora kuba itari hanze. Dukomeze rero. Nyuma y'Abaroma ubwami bwabo buvuyeho butagifite ingufu cyane, ni ibintu byinshi twakwinjiramo. Niho uko ubu bwami bw'Abaroma bwaguye, niko za Amerika zazamutse, niko Amerika yazamutse n'Uburayi bundi ari ya European Union, niko byazamutse. Ariko cyane uri kwibere ninde n'Abanyamerika. Reka turi kuntu izi rero ubu bwami bwagiye busimburana. Harimo ubwami bw'Abaroma, Vatican, hakazamo Ottoman Empire, aribyo biza mu bira by'Abayisilamu, ari naho hazamo ukuntu bira bice byacu bya Afurika by'Amajyaruguru byabaye Abayisilamu. Byagenze gute? Ibyo nabyo ni ibintu nazinjiramo cyane n'usobanura. Nibwo Abayisilamu baje muri za Afurika kuri Ottoman Empire, hakaza za Portugal igihe zayoboraga zifite ingufu, igihe za Spaniard zayoboraga zifite ingufu. Ari nabyo babeshya ngo Christopher Columbus ngo yavumbuye Amerika. Christopher Columbus ntabwo yigeze avumbura Amerika, kuko Amerika yari ituwe abantu bahari. Ahubwo se yagiye yate? Byagenze gute? Ese wakubwira ko kujya muri Amerika kwa Christopher Columbus bwari ubuhanuzi bwagomba gusohoka? Kubera ko nasubira inyuma gato,
ubwoko bw'Imana buhungiye muri Asiriya muri za 722 za 800 mbere y'umwami wacu Kristo kavuka, bahagize ubuzima bubi none batangira kugenda bagenda bashaka aho bahungira kure. Niko baje baza muri bihugu bya Amerika, bamaze kugera muri Amerika. Ubwo isi abantu bari bazi kigizwe n'imigabane 3 gusa, bari bazi kigizwe na Afrika n'Uburayi na Aziya. Noneho ari n'ibitabo byinshi byanditswe ku igihande cya kane cy'isi, ukuntu rero bakitaga igihande cya kane cy'isi. Nibwo rero baje kumenya ko hari icyo gihugu. Noneho hakaba hari abantu bari bahari, hari ubutaka bumeze neza, nibyo twazinjiramo, babasangayo baza kwica abantu. Ibyabaye Imana nyine izabereka icyo bakoze. Bivuze ngo rero Abanyamerika nabo ubu nibo bari twavuga bari ku buyobozi, bari ku ngoma, ariko ko bigaragara burya ntabwo ahora gahanze. Ngira ngo n'umwana muto ushobora kuba yarumvise amateka y'Amerika ukuntu yari ikomeye cyangwa iki byose, turabona ko turimo turagenda tugana ku musozo w'ubwami bw'isi, twegera ubwami bw'umukiza wacu. Urabona ko ubwami bwa muntu bwayoboye imyaka igera kuri angahe, kuva muri 426 nyuma ya Kristo kugeza uyu munsi, imyaka 1545 irashize, tuyobojwe icyuma, kubeshya, kuyobya uburayi n'ubutiriganya n'ibindi byose. Noneho ikizakurikira nibamara kwimara agahinda bakoze ibyo bimenyetso byabo by'inyamaswa bari gukora, ibiki byose bakora, cyane cyane ibyo mubona, nibwo rero umwami wacu Yeshua HaMashiach azaza, noneho atari nk'intama ahubwo ari nk'intare, agasenya ubwami bwose bw'isi. Ubundi ubwami bw'umwami wacu bukaza bukaganza iteka ryose ubuziraherezo. Amen, amen.